nongeye gushimira abo twongeye guhura kuri no muri YouTube channel nibyo Gatanu TV kandi ngo ikaze mu kiganiro isi dutuye. Uyu munsi rero tugiye kuganira cyangwa se tugiye kureba amateka y'igihugu cyacu. Urabizi ko akenshi tugiye tuganirira amateka y'ibindi bihugu, tukareba ibyamamare, tukareba president. Uyu munsi reka tugaruke iwacu mu Rwanda, tugiye kureba abami ndetse n'abaperezida bayoboye u Rwanda kugeza uyu munsi. Turebera hamwe abami bose bayoboye u Rwanda kugeza kuri perezida uri umunsi. Turareba abami n'amazina yabo, turebe n'igihe bategekeye kandi ndetse turi n'abaperezida bagiye bayobora u Rwanda, turebe ukuntu bagiye bajya ku ngoma ndetse n'uburyo bagiye bayiva. Ndakusaba rero ko urebe no video kandi irangira kandi nkushimira wakoze subscribe, ni by'agaciro cyenda gushimira kandi nimba utarayikora iki nicyo gihe kandi ndagusaba ino video nuyikunda ukore like ndetse unayisharinge inshuti zawe zibashe gusobanukirwa neza. Nitwa Tom ngo ikaze mu kino kiganiro. Urutonde rw'abami bayoboye u Rwanda urubimbo rwa Gihanga Ngoma Ijana wategetse asaga mu mwaka wa 1991 kugeza mu 1924. Gihanga Ngoma Ijana yasimbuwe na Kanyarwanda Gahima wategetse kuva mu mwaka wa 1924 kugeza mu mwaka wa 1957. Asimburwa na Yuhi wa mbere Musindi wategetse guhera mu mwaka wa 1957 kugeza mu mwaka wa 1980. Yuhi Musindi yazunguwe na Ndahiro wa mbere Ruyange wategetse kuva mu mwaka wa 1980 kugeza mu mwaka wa 1913. Akazungurwa ku ngoma na Ndoro wategetse kuva mu mwaka wa 1913 kugeza mu mwaka wa 1946. Ndoro yasimbuwe na Samembe wayoboye u Rwanda guhera mu mwaka wa 1946 kugeza mu mwaka wa 1979. Samembe asimburwa ku ngoma na Nsoro wa mbere Samukondo ari nawe uheruka ku rutonde rw'abami b'imishumi. Nsoro Samukondo yategetse u Rwanda kuva mu mwaka wa 1979 kugeza mu mwaka wa 1912. Asimburwa n'umuhungu we Ruganzu wa mbere Rwimba ari nawe ubimbura urutonde rw'abami b'ibitekerezo. Nakwibutsa ko abami b'imishumi ari abami bashinjwa kuba barakuturanyije bakemera kwizirika umukandari wo mushumi baduhangira igihugu, ariko amateka yabo akaba atazwi neza. Naho abami b'ibitekerezo bo ni abami bizwi neza uko babayeho n'igihe babereyeho. Ruganzu wa mbere Rwimba yategetse kuva mu mwaka wa 1912 kugeza mu mwaka wa 1345 ubwo yatabaraga Bucengeri akitabara u Rwanda nk'umutabazi, ubwo yaminaga amaraso yo ku bushake mu Gisaka kugira ngo kizigarurwe n'u Rwanda. Ruganzu Rwimba yasimbuwe n'umuhungu we wa mbere Kirima wa mbere yategetse asaga mu mwaka wa 1345 kugeza mu mwaka wa 1378. Azungurwa na Kigeli wa mbere Mukobanya wategetse kuva mu mwaka wa 1378 kugeza mu mwaka wa 1411. Kigeli Mukobanya yasimbuwe na Mibambwe wa mbere Sekarongoro wabaye umwami w'u Rwanda guhera mu 1411 kugeza mu mwaka wa 1444. Asigira ingoma Yuhi wa kabiri Gahima wayoboye mu mwaka wa 1444 kugeza mu mwaka wa 1477. Agasimburwa n'umuhungu we Ndahiro wa kabiri Cyamatare wa wundi wiciwe n'abasi basiganye mu Urw'Inyondo. Ndahiro Cyamatare yazunguwe na Ruganzu Ndori abungutse Karagwe k'Abahinda kwa Nyirasenge Bunyana. Igihe ingoma ya Ndahiro Cyamatare yamaze nugura mu 1477 kugera mu mwaka wa 1510. Ariko twibuke neza ko hari imyaka 11 u Rwanda rwamaze nta mwami kuko Ndori yari atarabonduka. Ruganzu Ndori yategetse mu mwaka wa 1510 kugeza mu 1543. Ruganzu Ndori niwe yimitse ingoma ngari Shakaringa kuko iya mbere Rwoga yari yanyazwe n'ababisha mwitwa rya Ndahiro Cyamatare. Ruganzu Ndori yazunguwe n'umuhungu we ku ngoma Mutara wa mbere Semugeshi wategetse kuva mu mwaka wa 1543 kugera mu mwaka wa 1546. Azungurwa n'umuhungu we Kigeli wa kabiri Nyamwishira wategetse kuva mu mwaka wa 1576
agatangwa mu mwaka w'igihumbi magana atandatu n'icyenda. Kigeli Nyamuhesha yasimbuwe Hategekagwera mu mwaka w'igihumbi magana atandatu n'icyenda, ageza mu w'igihumbi magana atandatu mirongo ine n'ibiri, azimburwa na Yuhi wa gatatu Mazimpaka wimye ingoma mu w'igihumbi magana atandatu mirongo ine n'ibiri, akayitanga mu w'igihumbi magana atandatu mirongo ine n'itanu. Yuhi Mazimpaka yasimbuwe na Cyilima wa kabiri Rujugira, yategetse mu w'igihumbi magana atandatu mirongo irindwi n'itanu kugeza mu w'igihumbi magana arindwi n'umunani, asimburwa n'umuhungu we Kigeli wa gatatu Ndabarasa. Kigeli Ndabarasa ayoboye mu mwaka w'igihumbi magana arindwi n'umunani kugeza mu w'igihumbi magana arindwi mirongo ine n'umwe. Ndabarasa yaraze ingoma Mibambwe wa gatatu Sentabyo, yategetse kuva mu w'igihumbi magana arindwi mirongo ine n'umwe kugeza mu w'igihumbi magana arindwi mirongo ine n'itandatu. Mibambwe Sentabyo yasimbuwe na Yuhi wa kane Gahindiro, wategetse mu w'igihumbi magana arindwi mirongo ine n'itandatu kugeza mu w'igihumbi magana inani n'ibiri. Uyu Gahindiro yaraze ingoma Mutara Rwogera, wategetse kuva mu mwaka w'igihumbi magana inani n'ibiri kugeza mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo itanu n'itatu. Rwogera yasimbuwe na Kigeli wa kane Rwabugiri, wategetse kuva mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo itanu n'itatu kugeza mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo icyenda n'itanu, u Rwanda rwarajwemo n'abazungu. Rwabugiri yasimbuwe na Mibambwe wa kane Rutarindwa mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo icyenda n'itanu, ariko muri uwo mwaka yahise akorerwa kudeta yo ku Rucunshu, asimburwa Yuhi Musinga wimye ku izina ry'ubwami rwa Yuhi wa gatanu Musinga, yategetse kuva mu w'igihumbi magana inani mirongo icyenda n'itanu kugeza mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu n'umwe. Nawe akorewe kudeta n'abazungu bari baramaze kwigabiza u Rwanda, bamucira ishyanga hataba inshyushyu. Yaje kugwa imoba muri Kongo ku buryo n'umugogo we utigeze ugarurwa mu Rwanda. Wibutsa gukora subscribe niba utari bwayikore, kandi ukore like kuri video nimba wayikunze. Musinga rero abazungu bamushimbuje umuhungu we Rutare wa gatatu Rudahigwa, wategetse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu n'umwe akagera mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu n'icyenda. Nawe twavuga ko yakorewe kudeta n'abazungu, bamutsinze Bujumbura i Burundi nk'uko bikekwa kugeza ubu. Bwari yasimbuye ku ngoma na Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, nawe utarahiriwe n'ingoma kuko yayishyikirijwe mu w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu n'icyenda, akayirukanwaho mu w'igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu atayimazeho n'umwaka. Kigeli wa gatanu Ndahindurwa nawe yakorewe kudeta n'impirimbanyi za Repubulika zari zifashijwemo n'abakoloni b'Ababiligi. Nyuma y'ihirikwa ry'ingoma ya cyami, u Rwanda rwatangiye kuyoborwa n'abaperezida, gusa nabo mu gusimburana kwabo bikagenda bisa na bimwe byo ku Rucunshu. Abaperezida bayoboye u Rwanda babimburirwa na Mbonyumutwa Dominique. Uyu rero niwe perezida wayoboye u Rwanda mu gihe cy'igerageza rya Repubulika ryabaye imbere y'uko bibona ubwigenge, ku buryo iyo aza kuba nk'umwami yari kuba asimbuye ku ngoma Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Uyu Mbonyumutwa Dominique yayoboye u Rwanda mu gihe cy'amezi 9 gusa, kuko yicaye ku ntebe y'ubuyobozi tariki 28 Mutarama, akayagurukaho tariki 26 Ukwakira mu w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'umwe, atsinzwe mu matora. Dominique Mbonyumutwa yari yaravutse mu w'igihumbi magana cyenda makumyabiri n'umwe, yari yaravutse mu w'igihumbi magana cyenda makumyabiri n'umwe, atabaruka ku itariki 26 Nyakanga igihumbi magana cyenda mirongo inani n'itandatu, aguye mu Bubiligi, ashyingurwa mu cyahoze ari Gitarama, ahari hubatse stade yari yaramwitiriwe. Nyuma aza kwimurirwa mu irimbi yahoze hitwa mu Gahondo, umurenge wa Nyamabuye, mu mujyi wa Muhanga. Umuperezida wa kabiri w'u Rwanda ni Kayibanda Gerigwari. Nyuma ya Mbonyumutwa Dominique, u Rwanda rwayobowe na Gerigwari Kayibanda. Twavuga ko ari nawe perezida wa kabiri u Rwanda rwagize, kandi ni nawe perezida wa mbere wayoboye rwigenga. Ikindi kandi niwe perezida wa mbere wayoboye binyuze mu matora ataziguye. Kayibanda yagiye ku butegetsi tariki 26 Ukwakira igihumbi magana cyenda mirongo itandatu n'umwe.
atsinze amatora ayobora manda ye ya mbere kugeza mu 1965 ubwo yongeraga kwiyamamaza ari umukandida umwe rukumbi, ndetse yongera kwiyamamaza ari we wenyine mu 1969 kandi yagendaga yatsinda. Kayibanda Gerard yayoboye u Rwanda mu gihe cy'imyaka 12 kugeza tariki Nyakanga mu 1973 ubwo yahirikwaga ku butegetsi na Juvenal Habyarimana wari inshuti ye magara akaba n'umwana we muri batisimu. Muri icyo gihe Habyarimana agiye ku butegetsi abinyujije muri coup d'etat yiswe y'uwa 5 Nyakanga, nawe Kayibanda Gerard arafungirwa mu nzu ye i Kabgayi we n'umugore we, aho bombi baje gupfira kubera gufatwa nabi ndetse no kwicishwa inzara ku itegeko rya Habyarimana wari waramukoreye coup d'etat nk'uko byagiye byemezwa n'abantu batari bake. Kayibanda yapfuye ku itariki 15 Ukuboza w'1976 afite imyaka 52 y'amavuko, kuko yari yaravutse tariki ya mbere Gicurasi mu mwaka w'1924. Nk'uko tubibonye rero, perezida wa gatatu wayoboye u Rwanda ni Juvenal Habyarimana, wari umusirikare ufite ipeti rya General Major ya Major General, akaba yari na Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda muri icyo gihe. Uyu Habyarimana Juvenal yagiye ku butegetsi tariki 5 Nyakanga 1973 nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa Kayibanda. Yarategetse ingoma irakomera koko, arayobokwa, araririmba karahava. Ubutegetsi bwa Habyarimana ntibwavugirwagamo ndetse n'amatora y'umukuru w'igihugu yabaga mu buryo budasanzwe, kuko yabaga ari we mukandida rukumbi, uretse ko tutakirengagiza ko ari nabyo byari bigezweho mu bihugu byinshi bya Afurika. Habyarimana yaravutse tariki ya 8 Werurwe mu 1937 akaba yayoboye u Rwanda imyaka 21 kugeza nawe akorewe coup d'etat n'ubu ikiri urujijo, ubwo yarasigwaga mu ndege hejuru ye iwe mu rugo i Kanombe tariki 6 Mata w'1994. Umuperezida wa kane mu bayoboye u Rwanda ni Theodore Sindikubwabo. Ijoro Habyarimana yapfuyemo ryabaye ijoro ry'icuraburindi ku gihugu cy'u Rwanda, kubera ko imyaka myinshi bari bamaze igihe bategura jenoside yahise itangira ku mugaragaro. Ubwo nibwo Habyarimana yahise asimburwa ku buryo bw'agateganyo na Dr Sindikubwabo Theodore na guverinoma y'isi y'abatabazi. Theodore Sindikubwabo niwe perezida wa mbere u Rwanda rwagize mu mateka wayoboye igihe gito kandi mu gihe kibi cya jenoside yakorewe Abatutsi. Dr Sindikubwabo wabaye yageze kwa Minisitiri w'Ubuzima ku butegetsi bwa Kayibanda, yari yaraminuje mu by'ubuvuzi. Habyarimana amaze gufata ubutegetsi, Sindikubwabo yasubiye mu kazi k'ibyo yize mu by'ubuganga, akora mu bitaro bikuru bya Kigali bizwi ku izina nka CHK, Centre Hospitalier de Kigali, aho yakoze kugeza umwaka w'1988, aho yakoraga muri politike nk'umudepite mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda. Nyuma y'iminsi 2 indege ya Habyarimana irashwe, Sindikubwabo wari ukuriye inteko nshinga amategeko icyo gihe yitwaga Inama y'Igihugu Iharanira Amajyambere, Conseil National de Développement, ari nabyo byabyaye inyito CND. Yahise ava ku butegetsi nyuma y'amezi 3 ubwo ingabo za FPR zari zimaze kubohoza igihugu. Ingoma yarangiye tariki 19 Nyakanga 1994 ubwo yahungiraga mu cyahoze cyitwa Zaire, akaba yaraje no gupfira muri icyo gihugu gisigaye cyitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba yarapfuye mu mwaka w'1998 afite imyaka 70 y'amavuko, kuko yaravutse mu mwaka w'1928. Mu baperezida uwa gatanu ayoboye u Rwanda ni Pasiteri Bizimungu. Pasiteri Bizimungu ayoboye u Rwanda nyuma y'ihagarikwa rya jenoside yakorerwaga Abatutsi. Akaba yaricaye mu ntebe y'ubuyobozi tariki 19 Nyakanga mu 1994. Uyu Pasiteri Bizimungu yagiye ku butegetsi tariki ya 19 Nyakanga 1994 ubwo yarafatanyije na Major General Paul Kagame wari Vice Perezida, akaba niwe mugaba mukuru w'ingabo. Pasiteri Bizimungu wayoboye u Rwanda mu gihe gikabaka imyaka 6 kugeza ubwo yatangazaga ko yeguye ku bushake bwe.
tariki 23 Werurwe mu mwaka w'ibihumbi 2000. Umuperezida wa gatandatu wayoboye u Rwanda kugeza ubu ngubu ni Paul Kagame. Perezida Paul Kagame yavutse tariki 23 Ukwakira mu 1957, kandi akaba ari perezida wa mbere rukumbi umaze gutorwa kenshi n'abaturage, ahatanye n'abandi bakandida. Dore ko abandi baperezida bamubanzirije nta wundi bemeraga kwiyamamazanya nabo. Tariki 20 Mata mwaka w'ibihumbi 2000 nibwo Paul Kagame wari visi perezida w'u Rwanda kugeza icyo gihe byatangajwe ko agiye mu ntebe y'ubuyobozi ya perezida icyo gihe by'agateganyo nyuma yo kwegura kwa Pasiteri Bizimungu. Aha yari agiye kuyobora inzibacyuho nyuma yo gutorwa n'inteko nshingamategeko. Tariki ya 25 Kanama mu mwaka wa 2003, Paul Kagame wari umaze imyaka 3 ari perezida w'inzibacyuho yatowe n'abaturage. Kuva ubwo ayobora manda ye ya mbere y'imyaka 7 yarangiye mu mwaka wa 2010. Tariki ya 9 Kanama mu mwaka wa 2010, Paul Kagame yatoye manda ya kabiri. Iyo manda yarangiye mu mwaka wa 2017, ari nayo yari iya nyuma nk'uko amategeko yari ameze icyo gihe. Gusa haje kubaho ivugurura ry'itegeko nshinga biturutse ku busabe bw'abaturage. Banditse amabaruwa menshi cyane babisaba inteko nshinga amategeko, bagaragaza ko bamukunda kandi bifuza ko yakomeza kubayobora indi manda ikurikiraho. Paul Kagame yaje kubemerera yongera kwiyamamaza ndetse atsinda n'amatora. Mu mwaka wa 2017 yatsinze ku majwi 98.8%. Ubu akaba ari perezida uyoboye u Rwanda. Ndagushimira wowe twabanye muri kino kiganiro. Hari igitekerezo waduha, cyandike muri comment. Kandi mushimira wowe twabanye, kora like kuri iyi video, wisharinge n'abandi bashe kumenya amateka. Kandi niba utarakora subscribe, ikora. Ikindi cyo gihe